Ndabasuhuje kandi abakurikirana Crazy Comedy. Uyu munsi twabazaniye Bibiliya. Turabaganiza kuri Bibiliya, turabaganiza umugabo w'igitangaza w'igihangange kugeza na n'ubu ngubu, kandi akaba ari igihangange, Yesu Kristo. Yesu Kristo wa muramuzi, abamwemera nk'umwami n'umukiza. Ndabasuhuje kandi mugume kugubwa neza. Uyu munsi rero turaganira ku bintu, tuganira ku uburyo Yesu Kristo yahanuwe n'uburyo ki yahanuwe kuzaza mu isi agacungura abantu be, kandi koko bikaba. Uyu munsi ndagira mbaganiza igice cya mbere. Murakoze, muri kumwe na Hafashimana Benjamin. Reka dutangire. Umugaragu ni ukuvuga ngo Yesaya yahanuye ukuza kwa Yesu Kristo mu bihe bya kera cyane, mbere na mbere yahanuye agira ati, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umugaragu w'Uwiteka, turasoma ibice 42. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza ugukiranuka mu isi. N'ibirwa bizategereza amategeko ye. Uwo ni Yesaya ahanura ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Koko nibyo koko, Yesaya yamuhanuye mu bihe bya kera cyane, ahanura ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Hanyuma reka dukomeze ubutumwa bwiza bwa uko bwanditswe na Yohana nawe hari ibyavuze kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mu murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Birumvikana, Yohana nawe yavuze kuri Yesu Kristo. Turakomeza kandi tuganira kubw'umugabo w'igihangange ukomeye cyane mu isi. Ubu n'iteka ryose kandi azahora ari igihangange, kuba mwemeye nk'umwami n'umukiza. Uwo yari Yohana wabivuze, yagize icyo amuvugaho nawe. Hanyuma reka mbabwire ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo nabwo ndababwira amazina y'abasekuruza ba Yesu Kristo. Luka 3:23 kujya ku murongo wa 38. Turatangira. Amasekuruza ya Yesu Kristo: mwene Dawidi, mwene Aburahamu. Ngaya Aburahamu yabyaye Isaka abyaye Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi yabyaye Ramu yabyaye Aminadabu yabyaye Nahashoni yabyaye Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rohabu. Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yabyaye Yesayi yabyaye umwami Dawidi yabyaye Salomo kuri Mukawuriya. Salomo yabyaye Rehobowamu yabyaye Abiya yabyaye Asa yabyaye Yehoshafati yabyaye Yoramu yabyaye Uziya yabyaye Yotamu yabyaye Ahazi yabyaye Hezekiya yabyaye Manase yabyaye Amoni yabyaye Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se. Igihe bimuriwe i Babuloni, bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli